umukozi wo mu rugo w'umusore aba ari koza imodoka akajya kubona umukobwa kubisa igipangu yinjiye yiruka ajya kumufata agira ngo ni umujura, agatavuga ati mpisha ndakwinginze mpisha mbika. Umusore akavuga ati bigenze bita, umukobwa ati wambabariye ukamisha ukuri kundi izo wambariye ukamisha. Umukobwa ari gusakuza cyane, umusore agahita amufata agahita mwinjiza ahantu mu gakombe araramo agahita afunga, yarangiza akagaruka agahita yoza imodoka, yarangiza agahita haza ikindi kigabo kigahita gifungura kigahita cinjira kikavuga ati umukobwa winjiye hanagiye. Umusore ati what? Ati umusore umukobwa winjiyemo hano ufite imisatsi myinshi cyane itembera mu mugongo ari he? Anuga ati hano ariko mbanamo na boss gusa, ntabwo nta wundi muntu tubana, sinzi ibintu uri kuvuga ibyari pite. Nta mukobwa winjiye hano, aba ari ikigabo cyambaye ikimaske cy'umukara kiri kumuhiga cyane, kiri kumwe n'undi mugabo uhagaze inyuma ku gipangu utinje ariko kugaragara mu maso ho gakeya. Umusore umukozi akamubwira ati ntabwo ngiye ibyo bintu bizi, nyari ndikoze imodoka hano, ahubwo se muri bande ko ndira mu miteye ubwoba. Avuga ati nta muntu winjiye hano, ati rwose nta murandenganya, nta muntu mbonye ngewe. Ubwo bahita bimyoza akagira umujinya agakubiti ikidobo cyari kibaye kiraho akagikubita umugeri agahita asohoka. Yaragize ubwo umusore akagera agahita kinga igipangu agahita agaruka akajya mu cyumba agahita abwira umukobwa ati none se bigenze bite, uri kwiruka ujya he? Bari abantu bari kugushaka iki, utwaye iki n'ibiki? Nsobanurira cyangwa umusore wita bagutwara. Umukobwa ati mbabarira rwose ni umugabo wanjye yohereje abantu ngo baje kunyica, baje kumuhotera, umugabo wanjye ari kumfata nabi, mbabarira uretse mbe hano mbanze ntuze. Umusore ati ntabwo uri kumbwira ikijya mbere, ntabwo uri kumbwira ikibazo ni iki, kuko n'ubu ngubu nizisa ntabwo ndi kumenya ubuse ni uri umunyabyaha utwaye ibindi bintu ndakwirwa n'iki bintu uri kumbwira ibyo aribyo. Umukobwa ati hoya ntabwo ari byo rwose, umugabo wanjye nyine afata nabi aramuhotera arankubita nyine yohereje abantu ngo baze kumfata nyine ngo mu gitondo nafashe ibintu bya mpakiye ngiye kugenda ngo mucika ngo nyine ko kohereza abantu kunyurwa ngo banshakishije yari yarabishyuye. Nari maze iminsi ntaba mu rugo naragiye nyine, none ubwo munsi nari mfashe ibintu rero ngo ngende mite simva mu gihugu ngende, yahise yohereza abantu kumiga nyine n'ubwo bari bamfashe bazanyurwaho ibintu byanjye nabitaye babisigaranye. Nubonaga nyine ari bikabo biteye ubwoba byambaye ibintu by'ibimaske bibona biruze kunyica. Nibwo ngeze ahangaha mfunge ku gipangu mbona harafunga nibwo misenza hano, ntuyigira ikibazo, ntabwo ndi umujura, nta kindi kintu nakoze, nta bindi bintu bibi nakoze, ahubwo nuko nyine nari ndi guhunga umugabo wanjye ndetse n'abo bagabo yayohereje kugira ngo bamfate. Umukozi ati none se ngenda njya munsobanurire nyine ni iki kijya mbere, kubera iki umugabo wawe ari gukora ibyo bintu, kubera iki nyine wagize ute, niyo mpamvu ari kukwirukaho gutya. Umukobwa ati umugabo wanjye n'umugabo nyine akoresha ibiyobyabwenge, ajya ahindukaho nk'umusazi, amafaranga yose arayabetinga, niyo ngize ngo ndavuga kankubita. Ubwo rero hari amafaranga nari mfite mu rugo bamaye ko iwacu mama yapfuye ejo bundi, amafaranga rero twasigaranye abavandimwe twarayagabanya imitungo, yarabizi neza ko nyafite nyine kubera ko ibintu byose twashakanye ndi umukire mfite ibintu byose, mbese ibintu byose ndibimenyera, yarabigujije yarabirangije, amaze kumenya ko ayo mafaranga nyafite. Rero yashaka kugira ngo nawe yakoreshe nk'ibyo yakoresheje dusigara imboko, kandi nta kindi kintu nari nsigaranye. Nari mfite rero kuvuga ngo reka mpindure ubuzima bwanjye ngende basi ntangire ubuzima bwanjye mwayo mafaranga, nibwo gushaka guhindura ubuzima bwanjye ngo ntandukane n'uwo mugabo kuko yaranyimye gatanya. Ubwo rero nibwo yari kunyurwa ngo ayo mafaranga bayanzanira. Ubwo rero mfite ubwoba ko nshobora no gusohoka bakanyica. Akavuga ati none ayo mafaranga urayafite? Avuga ati rwose ndayafite, mbabarira ndaguha turayagabana, tuyagabana ariko basi umpishe mbanze nucare ntuze ntekereza icyo gukora. Umusore umukozi ati hoya nta mpamvu yo kuvuga ngo turayagabana, icyambere cyo nuko ngomba kumenya ukuri gusa, ubugumyemo hano ariko boss wa hano ubwe ni umugome kurenza abo bagabo, sinzi rero ubunjye ubwaye mu kigo, sinzi ukuntu ngiye kuguhishamo hano ku buryo boss atari buze kumenya kuri mwa, sinzi ukuntu nzagusohoramo, sinzi ahantu uri buze guca, mwese ubwo biraza kugenda gute. Umukobwa ati ngiye niyo naba ndimo hano gusa ntacyo bitwara, ukarya ute ukayisohoka gute ujye muri toilette ute, kuboneka akazuka ari ahantu ujye muri toilette, tujye muri toilette yo mu nzu yo hanze yarapfuye, muri toilette yo mu nzu rero ni uruhande rw'icyumba cya boss. Ndetse mwakubitanye bizagenda bite, nusuza mu mwana utajya kwita. Umukobwa ati oya basi reka mbegumye hano, at least ndibuze kugenda nijoro nsohoke wenda mfurwa nagapfuye nta kibazo. Umusore amugati ngaho nyumvira nk'ibibazo kuri babije bigenda. None se ubundi bwo ndi umugabo agukorera ibyo ngibyo gute? Ako kanya nibwo boss ahasa nk'ukata mu gikara kumva umukozi ari kuvugira mu nzu, akavuga ati rwose shaka ko ndeba telefone yawe wayisize hano iri gucuranga radio, ugasiga imodoka yanjye utayogeje ngo irangize, urimo uravugana nande muri iyo nzu. Umusore ati boss nuko nari ndi kuririmba. Atari ko uri kuririmba iki? Uwo muntu ari kuririmba avuga ase ubona uri kuvuga ibikisha, ubundi ubyo ni biki wayugukije ubahugutsa ngo mugira, ubundi wayugitsa ngo mu byumba uri gukora miki
nze ngusangemo ngo ati boss nta kibazo tekaze noze imodoka ati nta kibazo ati nuko mba ndimo ndiganiriza nkoramo n'amasuku tukora amasuku mu icyo cyumba ninje meje ubundi nkasanga kimeze gityo uravuga gukora amasuku ukora bahaye amasuku muri kanze ndebe ibintu wahishemo bituma utakivamo ati boss toya naje umukobwa usura ahita sohoka ahita kinga avuga ati kingura ngo nsohoke ninjire ndebe mu bintu nshaka kurebamo ushobora gusanga usigaye uzanamo inkumisha usanga usigaye muzanamo inkumi akaba ariyo mpamvu uri kujyujuramo ugasanga washakiye umugore mu nzu yawe kingura watako boss koko ubu urumva naza umukobwa nibwo naba ntagira ubwenge nkamwinjiza mu nzu ya boss nkamwinjizamo utabizi tukararana ntazubwo ntabwo ibyo bintu bibaho ati kingura nyina ko kanya boss agiye gukora ku ipata ngakingure telefone yituma hamagara gatumubwira ngo wa mukozi arasezeye kandi nta wundi muntu uhari ati kwite sasezera kandi nina mwongeje amafaranga simwongeje ejo bundi sisi twabivuganye ko ngomba ko mwongeze agomba kumara amezi angahe ati boss ubanza rwose no mukozi wawe nundi yarashaka gutaha ahubwo yari kugushyira amananiza kugira ngo atahe nubundi kuko ubundi nta mpamvu ari gutanga ivuga ko asezeye boss arambwira nta kibazo niba ari gushaka gusezera mubwira abaretse gatoya ihe kugenda mbanze nze muhamusanga aho ngaho tugatika genda urangizira modoka wa mwana kuki ubundi untesha umutwe genda urangizira modoka ndangize kwitegura urangije kwihanagura ndagiye umenye kandi ko ndi kwihuta cyane utaza kuzana ibintu byinshi cyane genda ukora ibisigaye ibyo ubona birubuza gutinza byihorere ubundi modoka uyihanagure neza yumuke ubundi ndaje mitenye ngenda uko ngubwo boss ahita akata ubwo umusore nawe ahita ipata agashyiramo ingufuri hanyuma akagenda agahita yoza imodoka boss nawe asohoka mu gipangu asohoka mu cyumba imodoka yarangije kumuka agahita yinjira modoka akagenda ubwo umukozi akagaruka avuga ati twari dupfuye wa mukobwa kugiye kuneza ibibazo ubu none ndagije kubeshya ko nta mukobwa wakwinjira mu hano at least byibuze niyo ngira ubwenge wo guhita mu rwizuguru kumva turi kuvuga n'umuntu ndiyeranje ikintu kinje mu mutwe twari ukubeshya none maze kubeshya kudahari none sungu biraza kugenda bite ati reka nsohoke ntabwo wasohoka akakanya urabizi ko ari abagabo bahita baza hano wasanga bari ahantu bice bavuga ati reka dutegereze kasohoka none ubwo urasohoka hano bita bigenda bite kuma ati reka mbase dutegereze ninjoro tuze kureba ko ari bwo wenda umuntu ashobora kubona ahantu asohoka akagenda ati nta kibazo ariko ibintu birandemere birambangamiye ukuntu uraburi hano kandi amakamera ya hano yose arafata n'ubundi yagufashe ubu ngenda bangamiwe ira kamera yo kuri gate winjiramo n'abari abantu bose yabafashe mu kanya boss ntabwo bijye bitinda gucekinga aho yanga umukozi umuzanira umukobwa mu rugo uko umukozi yagize bwa mbere ngo yazanye umukobwa mu rugo bari ibintu byose barabitwara niyo mpamvu yashyizeho kamera ungemba ndi hano meze nk'aho boss ari kundeba ijisho kuri usibye hanatera mu cyumba cyane none kazakubona ko winjira akabona utarasohotse cyangwa abona ko wasohotse bizagenda ngomba kumusobanurira mu byagenze cyangwa impamvu winjiye hano